Radio ni kimwe mu bikoresho by'itumanaho byahinduye amateka y'isi mu buryo budasubirwaho. Ni ijwi rinyura mu kirere rikagera ku bantu benshi cyarimwe, rikabahuza n'amakuru, uburezi, imyidagaduro n'impinduka z'imibereho. Kugira ngo dusobanukirwe neza n'uruhare radio yagize mu iterambere ry'isi n'iry'abaturage by'umwihariko, ni ngombwa kubanza kureba aho yaturutse, uko yagiye ihinduka n'uburyo yagiye iherekeza sosiyete mu nzego zitandukanye z'iterambere. Njye nkuhaye ikaze, nitwa Manzi Claude. Amavu n'amavuko ya radio ashingiye ku bushakashatsi bwakozwe mu kinyejana cya 19 ku bijyanye n'imirasire y'amashanyarazi izenguruka mu kirere izwi nka electromagnetic waves. Mu 1864 umuhanga James Clerk Maxwell yagaragaje ko hari imirasire ishobora gutwara ingufu n'amakuru itanyuze mu nsinga. Nyuma y'imyaka irenga 20, Heinrich Hertz yakoze igerageza ryemeza ko iyo mirasire yibaho koko kandi ishobora koherezwa no kwakirwa. Ibi byabaye intambwe ya mbere iganisha ku ivumburwa rya radio. Mu mpera z'ikinyejana cya 19, Guglielmo Marconi yaje gushyira mu bikorwa ubwo bumenyi. Yohereza ubutumwa bwa mbere budakoresheje insinga ku ntera ndende, ndetse mu 1901 ubutumwa bwe bwambutse inyanja ya Atlantique. Ibi byerekanye ko itumanaho rishobora kurenga imipaka y'inyanja n'imisozi, bityo isi itangira kwegerana. Mu ntangiriro za radio yakoreshejwe cyane mu bya gisirikare no mu bwikorezi bwo mu nyanja, aho byafashaga abantu bari mu mato kuvugana n'abari ku nkombe no gutabarana mu gihe habaye impanuka. Nyuma yaho radio yatangiye gukoreshwa mu gutangaza amakuru ku baturage. Mu 1920 hatangiye radio ya mbere yemewe itangaza ibiganiro rusange muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bituma abaturage batangira kugira amakuru ahoraho ku byaberaga mu gihugu no ku isi. Mu gihe radio yari igikoresho gishya, yahise ihinduka umuyoboro w'ingenzi w'amakuru n'imyidagaduro. Abantu bateraniraga mu ngo cyangwa mu tubari bakumva amakuru, umuziki n'inkuru z'ikinamico zo kuri radio. Ibi byahinduye imibanire y'abantu, bituma bagira aho bahurira mu bitekerezo n'amakuru. Mu bihe by'intambara, radio yabaye igikoresho cy'ingenzi mu gutanga amakuru no mu gukomeza abaturage. Mu ntambara ya kabiri y'isi, abayobozi b'ibihugu bakoreshaga radio bageza ijambo ku baturage, babahumuriza cyangwa se babashishikariza kwihangana. Radio niyo yabaga isoko y'amakuru yihuse kandi yizewe kurusha ibindi bikoresho byari bihari icyo gihe. Uko imyaka yagiye ishira indi kaza, radio yakomeje kwaguka no kugera mu bihugu byinshi byo ku isi, harimo n'ibihugu bya Afurika. Muri Afurika, radio yinjiye mu gihe cy'ubukoloni, ariko nyuma yaho iza guhinduka igikoresho cy'ingenzi mu rugendo rwo kwigenga no kwiyubaka. Nyuma y'ubwigenge, ibihugu byinshi byashyize imbaraga mu gushyiraho amaradiyo ya leta n'ayigenga kugira ngo hageze amakuru n'inyigisho ku baturage benshi, cyane cyane abatuye mu byaro. Urebye uko imiterere ya Afurika iteye, aho hari uduce twinshi tutagerwaho n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga rigezweho, radio yabaye umuyoboro woroshye, uhendutse kandi ugera kure. Niyo mpamvu kugeza n'uyu munsi radio ifatwa nk'igikoresho cy'itumanaho kigera ku bantu benshi kurusha ibindi mu bihugu byinshi bikiri mu nzira y'amajyambere. Iyo tuvuga iterambere, tuba tuvuga impinduka nziza mu mibereho y'abantu, mu bukungu, mu burezi, mu buzima no mu miyoborere. Radio yagize uruhare rukomeye muri izo nzego zose. Mu rwego rw'uburezi, radio yakoreshejwe mu gutanga amasomo cyane cyane mu bihe by'ihungabana cyangwa aho amashuri yataragera hose. Hari ibihugu byashyizeho gahunda z'amasomo kuri radio kugira ngo abana bo mu byaro cyangwa abafite ubushobozi buke babashe kwiga. Nko mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19, radio yongeye kugaragaza akamaro kayo, amashuri yafunze, amasomo akajya atangirwa kuri radio mu bihugu byinshi. Ibi byafashije abana gukomeza kwiga nubwo batari bari mu ishuri. Mu rwego rw'ubuzima, radio yabaye umuyoboro ukomeye mu gutanga ubukangurambaga mu ndwara zitandukanye, isuku, imirire myiza n'imyitwarire iboneye.
Mu bice byinshi by'icyaro abaturage bakora amakuru ku bijyanye no kwirinda malaria, kurwanya sida, gukingira abana n'izindi gahunda z'ubuzima binyuze kuri radiyo. Ubutumwa bwumvikana mu rurimi rwabo kandi bukagera kuri benshi icyarimwe. Ibi bigatuma habaho impinduka mu myitwarire. Radiyo yagiye ifasha inzego z'ubuzima kugeza ubutumwa ku baturage mu buryo bwihuse kandi bwumvikana. Mu rwego rw'ubuhinzi, radiyo yagize uruhare rudasanzwe mu gufasha abaturage kwiteza imbere. Abahinzi benshi bo mu byaro bamenye ibihe by'ihinga, uburyo bwo kurwanya indwara z'ibihingwa, gukoresha ifumbire neza n'uburyo bwo kongera umusaruro babinyujije mu biganiro bya radiyo. Hari gahunda zitandukanye zashyizweho zigamije gufasha abahinzi gusangira ubunararibonye no kungurana ibitekerezo n'inzobere mu buhinzi. Ibi byatumye umusaruro wiyongera, ubukungu bw'imiryango burazamuka ndetse n'isoko riraguka. Radiyo yabaye nk'umujyanama w'abahinzi, bagezaho amakuru ku masoko n'ibiciro, bikabafasha kwirinda ibihombo. Mu rwego rw'imiyoborere n'uburenganzira bwa muntu, radiyo yabaye ijwi ry'abaturage. Yatanze urubuga rwo kungurana ibitekerezo, kubaza abayobozi ibibazo no gutanga ibitekerezo ku miyoborere y'igihugu. Ibiganiro mpaka kuri radiyo byafashije abaturage gusobanukirwa politiki n'amategeko no kumenya uburenganzira n'inshingano zabo. Iyo abaturage bafite amakuru, bashobora gufata ibyemezo biboneye no kugira uruhare mu miyoborere. Uko radiyo yagendaga itanga amakuru no guhuza abaturage n'abayobozi, niko demokarasi yagendaga ikura. Mu rwego rw'umuco n'imyidagaduro, radiyo yafashije kubungabunga indimi n'umuco w'ibihugu bitandukanye. Indirimbo, imigani, inkuru n'ibiganiro binyuzwa kuri radiyo byatumye umuco uhererekanywa hagati y'ibisekuru. Mu bihugu byinshi, radiyo yateje imbere abahanzi n'abanyamuziki, ibafasha kumenyekana no kubona amasoko. Ibi nabyo byagize uruhare mu iterambere ry'inganda z'imyidagaduro n'umuco no guhanga umurimo. Uko ikoranabuhanga ryagiye ritera imbere, hari abatekereje ko radiyo izacika intege kubera televiziyo na interineti cyangwa se murandasi. Nyamara abakoresha radiyo ntibacitse intege, ahubwo byatumye bahindura imikorere. Radiyo yinjiriye mu buryo bwa FM busobanutse kurushaho, iza no kwinjira kuri interineti cyangwa se murandasi no mu buryo bwa podcast. Uyu munsi umuntu ashobora kumva radiyo kuri telefone ngendanwa aho ari hose. Ibi byatumye radiyo igera no ku rubyiruko rukoresha cyane ikoranabuhanga rigezweho. Iterambere ry'ikoranabuhanga ntiryasimbuye radiyo, ahubwo ryayongereye imbaraga n'ubushobozi bwo kugera kure. Mu bihugu byinshi bikiri mu nzira y'amajyambere, radiyo iracyari igikoresho cy'ingenzi mu iterambere rirambye. Kubera ko radiyo ihendutse kandi idasaba ibikorwa remezo bihenze cyane, ishobora kugera no mu duce tutagerwamo na interineti cyangwa se televiziyo. Mu gihe cy'ibiza n'ihindagurika ry'ibihe, radiyo itanga amakuru yihuse ku bijyanye n'imyuzure, amapfa n'izindi ngaruka z'ibiza, bigafasha abaturage kwitegura no kwirinda. Ibi bigira uruhare mu kurengera ubuzima n'umutungo kamere. Iterambere rirambye risaba ko abantu bagira uruhare mu bibakorerwa. Radiyo cyane cyane radiyo z'abaturage nk'izi twumvikaniraho, zabaye urubuga rwo kugaragaza ibitekerezo by'abaturage no gutanga ibisubizo bishingiye ku bibazo byabo. Iyo abaturage bumvise ijwi ryabo kuri radiyo, biyumva nk'abafatanyabikorwa mu iterambere ryabo. Ibi byatumye habaho kwigira no gufatanya mu gukemura ibibazo by'umuryango. Mu gihe isi yizihiza umunsi mpuzamahanga wa radiyo tariki ya 13 Gashyantare, hibutswa uruhare rukomeye radiyo igira mu kubaka sosiyete irangwa n'amahoro, ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo n'iterambere rirambye. Uyu munsi ni umwanya wo kuzirikana ko nubwo hari ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga bigezweho, radiyo ikomeje kuba ijwi ryegereye abaturage kurusha ibindi. Ni igikoresho cyoroshye ariko gifite imbaraga, gihuza abantu kandi kigatanga amakuru yizewe. Mu Rwanda no mu bindi bihugu, radiyo yakomeje gufasha abaturage mu rugendo rwo kwiyubaka no kwiteza imbere. Yatanze amasomo y'ubumwe n'ubwiyunge, mu kwihangira imirimo, mu kwizigamira no gukoresha umutungo. Yafashije abaturage gusobanukirwa gahunda za leta n'uburyo bwo kuzitabira. Uko iterambere ry'ibihugu rigenda ryiyongera, radiyo ikomeza kuba umufatanyabikorwa mu kugeza ayo makuru ku baturage no kubashishikariza kugira uruhare. Mu gusoza, radiyo si igikoresho cy'itumanaho gusa, ahubwo ni umusemburo w'iterambere. Yatangiriye ku bushakashatsi bw'abahanga mu bya siyansi, iza guhinduka ijwi ry'isi. None ubu ikaba umuyoboro uhuza abaturage n'iterambere.
radiyo yagiye ihinduka uko ikoranabuhanga ritera imbere, ariko ntitakaze umwimerere wayo kugera ku mutima w'umuntu. Mu gihe isi ikomeza gutera imbere, radiyo izakomeza kuba igikoresho gikomeye gifasha abaturage kwiyubaka no kwiteza imbere, kuko ahari ijwi rigezwa ku bantu hari n'amahirwe yo guhindura ubuzima bwabo. Ndabashimiye cyane.